أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام عليكم جميعا warahmatullahi wabarakatuh. Nkuko mwabitangarijwe ku rubuga, hari gahunda y'amasomo igiye kujya ikurikizwa. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi hamwe nanjye tuza kureba isomo rya akhlaq, tukarebera hamwe by'umwihariko muri iri somo rya mbere akamaro, urwego ndetse n'igisobanuro bya akhlaq. Nkuko ibihamya by'amateka bibigaragaza, akhlaq ni ubumenyi buzanzamura kandi bugatunganya umubano w'umuntu n'umuremyi we ndetse n'abagize sosiyete uwo muntu abamo cyangwa se abarizwamo. Muri akhlaq niho nafsi y'umuntu ibasha gusukurwa no kwezwa, ndetse ahazaza cyangwa se iherezo rya muntu na sosiyete abamo muri rusange rishingiye kuri akhlaq. Iyo twitegereje inyigisho z'idini ya Islam dusanga zikubiye mu bice bitatu by'ingenzi, birimo inyigisho zijyanye n'imyemerere tugereranya n'imizi, hakaza inyigisho zijyanye n'amategeko nazo tukaba tuzigereranya n'amashami n'amababi, hakaza n'igice cya gatatu cy'inyigisho zijyanye na akhlaq, ariyo myitwarire n'imico myiza ikwiye kuranga umuntu wuzuye, nabyo tukaba tubigereranya n'imbuto ku giti. Bivuze ngo uwamaze kwemera Imana n'umunsi w'imperuka kandi agakurikiza iby'idini itegeka, byanze bikunze aba intangarugero mu mico no mu myifatire aho abarizwa hose. Intego nyamakuru y'idini ni ugukuraho imbogamizi n'ingorane mu myitwarire no kubaka sosiyete itunganye kandi iteye imbere mu myitwarire myiza, nk'uko tubibona muri hadith y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, aho igira iti innama bu'ithtu li utammima makarima al akhlaq, ngo mu by'ukuri noherejwe kugira ngo nuzuze imico myiza. Ni hadisi dusanga mu gitabo Biharul Anwar mu muzingo wacyo wa 16 ku rupapuro rwa 210. Muri iri somo rero rizajya ritambuka buri wa kane insha Allah saa 2 z'umugoroba, tuzajya turebera hamwe imico myiza ikwiye kuranga umuyisilamu nyawe n'inzira zo kugera kuri iyo mico, ndetse tuzajya turebera hamwe n'ingeso mbi zidakwiye kuranga umuyisilamu, hanyuma tunarebera hamwe inzira zo kwirinda izo ngeso mbi. Nyuma ya buri somo kandi tuzajya dusiga ikibazo kimwe, hanyuma abagize urubuga bagerageze kugisubiza kugira ngo turusheho kunguka birenzeho kandi buri wese agire uruhare mu isomo insha Allah. Abamenyi b'idini mu byerekeranye na akhlaq, ku bijyanye n'agaciro k'ubumenyi bwa akhlaq no kuba ari ubw'ibanze, batanga gihamya zitandukanye. Muri zo twavuga ko nk'icyambere, roho ya muntu ni nk'umubiri we, nayo igira ubuzima kandi ikaba yagira uburwayi. Nk'uko kurinda umubiri uburwayi bisaba kumenya ibiranga umubiri uzira uburwayi, kumenya uburwayi bushobora kwibasira umubiri, impamvu zitera ubwo burwayi,
n'uburyo bwo kuzivura no kurinda roho uburwayi bisaba kumenya ibiranga roho nzima, uburwayi bwa roho ndetse n'impamvu zituma roho ishobora kugira uburwayi runaka, ndetse tukabona n'uburyo bwo kuvura ubwo burwayi bwibasira roho. Roho nzima irangwa no kuba nyirayo ari umunyangeso nziza, naho roho irwaye ikarangwa no kuba nyirayo ari umunyangeso mbi. Ibyo byose bikaba biboneka kandi bikigirwa mu bumenyi bwa akhlaq. Ikindi abamenyi batanzeho nka gihamya ni uko ubushobozi bwo gutandukanya icyiza n'ibibi cyangwa se gutandukanya icyiza n'ikibi buturuka ku buzima buzira umuze bwa roho. Icya kabiri abamenyi batanze nka gihamya ni ubushobozi bwo gutandukanya icyiza n'ikibi. Ubu bushobozi buturuka ku buzima buzira umuze kwa roho. Ni ukuvuga ngo roho ifite ubuzima buzira umuze niyo yonyine ishoboza nyirayo gutandukanya icyiza n'ikibi, akihatira gukora ibyiza kandi akirinda gukora ibibi. Hari imvugo igikunda gukoreshwa igira iti roho nzima itura mu mubiri muzima. Iyi mvugo igaragaza ikintu cy'ingenzi cy'uko ari ngombwa kugira umubiri muzima kugira ngo ugire ubwenge bukora neza. Mu yandi magambo ni ubushobozi bwo gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Nyamara ariko dushingiye ku nyigisho za Qur'ani ntagatifu, umuntu ashobora gutandukanya ikibi n'icyiza, ukuri n'ikinyoma ari uko afite roho nzima. Ari uko afite roho nzima yiyongera ku mubiri muzima. Ndetse yewe dushobora no kuvuga ko ubuzima buzira umuze bwa roho ari bwo bufite agaciro cyane kurusha ubuzima bw'umubiri uyu nguyu twambaye. Icya gatatu, umutuzo w'umuntu mu buzima ukomoka kuri roho izira ubwandu n'uburwayi. Nk'uko uburwayi bw'umubiri bubuza umuntu amahwemo no gutuza, ni nako uburwayi bwa roho nk'ishyari, ubwibone, inzika n'ibindi bibuza umutuzo umuntu akabaho ashaririwe n'ubuzima. Uretse ibyo kandi uburwayi bwa roho bushobora no kuba intandaro y'uburwayi bufata umubiri. Nk'uko abahanga babivuga, umunsi wa none bumwe mu burwayi bufata umubiri w'umuntu bukomoka ku burwayi n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Nk'urugero, agahinda gakabije gatera ibibazo mu rwungano rw'igogora. Uburwayi bwa roho rero mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye butera ibibazo mu mubiri w'umuntu, bigatuma bura umutuzo muri we. Kugira ngo rero haboneke inzira yo kwigobotora ibyo bibazo, ni ngombwa gucengera ubumenyi bwa akhlaq. Ni ngombwa kwiga ubumenyi bwa akhlaq. Ibyishimo n'imibereho myiza muri sosiyete biva mu kubaho abantu bubahiriza amahame ya akhlaq. Icyo ni igihamya cya kane cyatanzwe n'abamenyi. Mu yandi magambo, ubuzima n'uburwayi bwa roho bigira ingaruka ku mibereho y'abagize iyo sosiyete. Sosiyete yubahiriza amahame y'imyitwarire ikwiye, abayigize babaho neza kandi bakagera ku ntego zabo. Rero twasoza tuvuga ko yaba umuntu ku giti cye, yaba na sosiyete nk'uko byizerwa n'abamenyi ba akhlaq, umukiro n'iterambere bikomoka mu kubahiriza amahame y'imico n'imyitwarire ikwiye. Nk'uko Imana muri Qur'ani ntagatifu suratu Shams, nyuma yo kurahira kuri nafsi no gutangaza ko yayihishuriye ibikwiye n'ibidakwiye, ibisobanutse n'ibidasobanutse, ibishobotse n'ibidashobotse, ikomeza igira iti qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, ngo mu by'ukuri yaratsinze wa wundi uyisukura kandi ari mu gihombo wa wundi wayitereranye, wa wundi wayiteye umugongo. Uburyo rero n'inzira zo kubungabunga no kwita kuri roho no kuyisukura nta handi biboneka uretse ku bumenyi bwa akhlaq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ubushize twagarutse ku kamaro n'agaciro by'ubumenyi bwa akhlaq, ari nayo ngingo isomo ryacu ryibandaho. Twashoje tuvuga ko uburyo n'inzira zo kubungabunga no gusukura roho y'umuntu nta handi ziboneka uretse mu bumenyi bwa akhlaq. Twabonye ko kandi intego nyamukuru y'idini ari ukweza no gusukura roho z'abantu, bakagira imyitwarire myiza kandi bakagendera kure ingeso mbi. Ndetse tunabona ko umukiro n'iterambere ryaba iry'umuntu ku giti cye cyangwa irya sosiyete abarizwamo muri rusange ridashobora kugerwaho abantu barangwa n'imico mibi kubera uburwayi bwa roho. Muri make twavuga ko kubaho ubuzima butagira akhlaq, ubuzima butarimo kwimakaza imico myiza, kurwanya no kwamagana imico mibi aho iva ikagera, byaba bimeze nko kuba mu gihugu kitagira ubutegetsi, igihugu kitagira amategeko, igihugu kitagira ubutabera, ubucamanza, aho buri wese yikorera ibyo ashatse byose, uwarenganye ntabone umurenganura. Mu by'ukuri rero abatuye icyo gihugu ntacyo bazapfa bigerejeho. Twabonye kandi ko intumwa y'Imana yashimangiye ndetse ikagaragaza umumaro wo kwimakaza imico myiza, aho yagaragaje muri hadith twasomye igira iti, mu by'ukuri nahawe ubutumwa bw'ubuhanuzi kugira ngo nze nuzuze imico myiza. Innama ba'istu li utammima makarima al-akhlaq. Bitewe n'ukuntu intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yari yarigishije kandi agashimangira inyigisho zijyanye na akhlaq cyane, Amirul Mu'minin Ali alaihi salam nk'umusimbura n'umusigire w'intumwa, niwe muntu wa mbere mu mateka wanditse inyandiko ijyanye n'ingingo ya akhlaq. Ubwo yaravuye ku rugamba rwa Siffin, yanditse ibaruwa igenewe umuhungu we mukuru Hassan al-Mujtaba alayhi salam. Iyo akaba ari n'ibaruwa iboneka mu gitabo cyiswe Nahjul Balagha, ikaba ari ibaruwa ya 31 mu mabaruwa Imamul Muttaqin yagendaga yandikira abantu batandukanye. Muri iyo baruwa Imam yashishikarizaga umwana we kandi amukangurira anamugira inama zo kwita no guha agaciro imico myiza. Uwitwa Abu Ahmad Hassan bin Abdullah Askari numwe mu bamenyi bo muri Ahl Sunna, mu gitabo cye cyitwa Azawajir wal Mawa'idh yandukuye iyi baruwa maze yangeraho ati, niba hari inyandiko ikwiye kwandikishwa umushongi wa zahabu ni iyi baruwa. Akhlaq ni ubumenyi bwagutse kandi bwavuzweho na benshi, uhereye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, abayimamu b'abasigire n'abasimbura b'intumwa, ukageza no ku bamenyi b'idini baba abo mu bihe byashize yewe nabo muri iki gihe cyacu. Ushobora rero kwibaza utese akhlaq ni ubumenyi bufite shingiro ki, bushingiye kuki, ni kuki ari ngombwa ko abantu babwiga bakabumenya? Mwisi ya Kiislamu iremwa rya muntu, iremwa ry'isi n'ibiyiriho ntabwo ari ikintu cyapfuye kubaho gusa, ntabwo ari ibintu byapfuye kubaho gusa byibeshejeho nta mpamvu ndetse nta n'intego, ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala yabiremye byose afite intego. Izo ntego rero nk'uko tuza kubibona ntabwo zagerwaho bitanyuze mu kubaho ubuzima bwimakaza imico myiza bukagendera kure imico mibi. Ese kubaho kwa muntu muri iyi si byaba bifite iyihe ntego? Imam Ali alayhi salam yaravuze ati, Nyagasani agirira impuhwe umuntu uzaho yavuye, akamenya aho ari kandi akamenya naho yerekeza. Rahimallahu imra'an alima min aina wa fi aina wa ila al-aina. Qur'ani ntagatifu nayo muri suratul Mu'minin aya y'ijana na 15 Allah subhanahu wa ta'ala agira ati, bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim,
afahasibtum innama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un, ngo ese mukeka ko twabaremye dukina tudafite intego kandi ko mutazagarurwa kuri twe. Iyi aya ndetse n'izindi nyinshi zigaragaza ko iremwa rya muntu, isi n'ibiyirimo rifite intego byanze bikunze. Muri izo aya twavugamo nka aya y'191 muri suratu Al Imran, iya 16 muri suratu Al Anbiya, iya 38 muri suratu Dukhan, ndetse n'izindi zishimangira ko umuntu, isi, ikirere n'ibiri hagati y'ibyo byombi bitaremwe mu mikino idafite impamvu n'intego. Uretse izo aya kandi zishimangira intego y'iremwa, hari na bimwe mu bisingizo bya Allah bitwereka ko byanze bikunze buri cyaremwe cyose, buri gikorwa cyose cy'umuremyi wacu cyabaye kubw'impamvu n'intego yihariye. Dutanze nk'urugero, kimwe mu bigwi bya Allah nuko ari Hakim, umuhanga w'umunyabugenge, nk'uko biboneka muri aya nyinshi nka suratu Naml aya ya 9, aho Allah agira ati Bismillahirrahmanirrahim, ya Musa innahu ana Allahul azizul hakim, ngo yewe Musa mu by'ukuri ninjye Allah umunyacyibahiro uhebuje umunyabugenge uhambaye. Naho muri suratu Ankabut aya ya 26 Qur'ani ikagira iti Bismillahirrahmanirrahim, faamana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Nuko Lut yemera ubutumwa bwa Ibrahim, maze aravuga ati nimukiye kwa nyagasani wanjye kuko ari umunyacyubahiro bihebuje n'umunyabugenge uhambaye. Nkuko rero tubibona muri izi aya ndetse n'izindi zivuga nkazo, Allah ni umunyabugenge kandi ntabwo umunyabugenge yakora ibintu bidafite impamvu n'intego. Bityo rero iremwa rifite impamvu byanze bikunze. Nkuko inyigisho n'inyandiko za Kiislamu zibigaragaza, isi n'ibiyiriho byaremewe kugira ngo byoroshye kandi byorohereze ikiremwa muntu. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an suratu Hud aya ya 7 agira ati بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن أملا. ngo ni nawe waremye ibirere n'isi mu bihe bitandatu, kandi arshi ye yari hejuru y'amazi kugira ngo abagerageze maze agaragaze muri mwe ukora ibikorwa byiza. Naho suratul Kahf aya ya 7 Allah naho agira ati mu by'ukuri ibiri ku isi twabigize umutako wayo kugira ngo tugerageze abantu, tugaragaze urusha abandi gukora ibikorwa byiza. Bismillahirrahmanirrahim, inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Kugeza aha biraboneka ko isi n'ibiyiriho byaremewe gufasha abantu kurushanwa gukora ibikorwa byiza binyuze mu mahitamo yabo, bityo kugira ngo bazaronke ibihembo n'impuhwe z'umuremyi wabo. Ariko se ibyo bikorwa byiza ni ibihe? Ni ikihe gikorwa cyiza kurenza ibindi ku buryo umuntu aramutse agikoze yagerwaho n'impuhwe za nyagasani Allahu subhanahu wa ta'ala? Igisubizo cy'iki kibazo turagikura n'ubundi muri Qur'an suratu Dhariyat aya 56, aho Allah subhanahu wa ta'ala agira ati wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ngo nta kindi naremeye amajini n'abantu kitari kugira ngo bangaragire. Iyi aya iragaragaza kandi igashimangira ko intego ye kurema umuntu nta yindi uretse kugaragira no gusenga Imana Allah subhanahu wa ta'ala, umuremyi n'umugenga we. Bityo biraboneka ko igikorwa cyiza ari uguhitamo iyo nzira yo kugaragira no gusenga Imana ndetse no gushikama muri uwo murongo. Iyo
ni nayo nzira igororotse Allah ahamagarira abantu gukurikira muri Qur'an, suratu Yasin aya ya 61 nimwe, aho agira ati bismillahirrahmanirrahim wa an'ibuduni hadha siratun mustaqim, ngo kandi ko mugomba kugaragira nje nyine, iyo niyo nzira igororotse. Kandi nkuko tubisoma muri suratul Fatiha, kenshi iyo dukora amasengesho yacu ya buri munsi, inzira igororotse ni inzira y'abahundagajweho inema za Nyagasani, naho abanze guhitamo iyo nzira nabayobye n'abarakariwe. Aha rero turasoza twibaza tuti, ese uburyo bwiza bukwiye umuntu agomba kugaragiramo Nyagasani we ni ubuhe? Ese kandi ni gute umuntu yabasha kuba umugaragu nyawe imbere y'umugenga we? Reka dusoreza aha isomo rya none, hanyuma ubutaha tuzatangire dusubiza iki kibazo insha Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.